yakubwiye ko turi imanga nje nawe siko yakubwiye muri abatwini none se ngushyira muri groupe y'ubukwe ntabwo byibuka ndabyibuka nari nyirimo ngiye nkwihamagara nkakubwira ngo mfite ubukwe igiki niki ntabwo byibuka ndabyibuka ahubwo none ntago ari wabwishe Samantha nawe wishe ubukwe cyane byanyiciye ubukwe biranambabaza birandya bari bagutereye n'ivi ndabyibuka byadanje ahubwo bwapfuye buti asiga mbwiye ko agomba kuzaguhimbira ibintu birenze byinshi mbega nibyo utakoze mbega ubwo azajya avuga ibyo wakoze nibyo utakoze yavuze ko agiye kumbeshyera ibintu byose yego abadukurikiye mutega amatwi neza yavuze ko agomba kuzaguhimbira paka kwiciye izina akazi kakagapfa wow byavuye mu kanwa kawe Samantha wowe yarabyivugiye ndamusubiza ndamubwira ngo kuko mfite na message yanyandikiye mfite message yanyandikiye ambwira ngo ibintu ngo twaganire ngo byo mu biganiro ngo byanjye na Keza ngo nuko iki wabivuze nsubije amaso inyuma nekeza ko nta n'umuntu nabibwiye ariko noneho kano kanya ndabivuze kuko je ntago nishimiye ibintu ari kukuvuga yarakabije nk'umuntu amufashije mu bukwe je ntago mbyishimiye pe nari mari gwera kuri A kugera kuri Z nari mari pe byose ndabizi ibyagiye biba byose ndabizi ntago kano kanya agombye kuvuga ngo azajya kubeshyera aguhimbire ngiye mvugira hanze sinjyamisha iyi nkwano ninjye wayijye najyanye muri envelope niwe wajyanye inkwano mu mukenyero wa danje noneho yanawukodesheje yewe noneho muri picnic wewe bahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana umunsi ku wundi nari ngarutse kugira ngo tuganire ngira muri iyi minsi ikintu kiri gutuma tuganira ni ikintu kimwe gusa ni ikintu kimwe dushaka ko kiva mu nzira kikaburiye ikintu kiravugwa kikarangira tugakomeza ubuzima turagira ngo tumenye ukuri twumve ukuri kujya hagaragara ibintu bive mu nzira dukomeza ubuzima twari turimo uyu musista turi kumwe n'ubwa mbere mumubonye hari abari buze kumwibuka ariko abatamwibuka ni inshuti magara ya Samantha inshuti magara ni inshuti ye nyine mama kizeho magara ni inshuti magara nyine kuko ndabazi bari inshuti Samantha namumenye baziranye gahunda zose z'ubukwe ni inshuti ye magara rero biba byiza kuvuga ikintu ubushize narabivuze ugaragaza ikimenyetso ntago yaje kugira ngo amvugire oya nk'inshuti y'abantu bazi Samantha baramuzi umuntu wese uzi Samantha Kimironko n'uyaramuzi ni inshuti ye rero babanye basangiye utuntu twinshi bahuriye kuri byinshi nawe yifuje kugira ikintu avuga kuri Samantha we uri iki cya Samantha uri inshuti uri umuvandimwe ndi umushuti we wabibonye gute ubukwe bwe ibirori byabo byakiriye byakiriye neza cyane uko byabaye niko wari ubyiteze yego hanyuma Sama uwo hirya hereza umutware wawe kubiri kuvugwa yego nawe yifuje kugira icyo abivugaho nk'inshuti ye koko byanze bikunze azi ibintu byinshi iyo umuntu muri inshuti umenya byose bye niba narasenye urugo ntago yabiyoberwa ari inshuti ye urumva naba narasenye urugo rw'inshuti ye niba narariye amafaranga yaba bizi niba naramuteranyije n'umugabo yaba bizi nk'inshuti nawe yifuje kugira ikintu avuga ku bivugwa ku byo wavuze wowe Samantha reka mbanze nguhe ikaze wibwira abantu badukurikiye babanze bakumenye izina niba nta kibigutwaye murakoze cyane nitwa Fidani Nkuru yego abanzi ku izina rya Fifi witwa Fifi yego yegereza akamikoro neza nkaba umushuti wa Samantha inshuti mongeraho magara mbere yajyaga ambwira ngo muri abatwini niko biri yakunze kuzajya avuga nyine ko turi abatwini ngo muri impanga turi impanga tukagenda twambaye ibisa mwambaye ibisa pe mfite n'amafoto ndaza kuza kuyashyiraho mwambaye ibisa yarambwiraga ati impanga yanjye niyimuka nzimuka dukomeje rero urangira ngo wakurikiye ibintu yamvuzeho yego uyu Fifi ari mu bantu twirukankanye mu bukwe mu bintu by'ubukwe bwa Samantha kuko urumva ni inshuti ye hafi kuba impanga ye kuko bari inshuti ni inshuti cyane rero muri gahunda zose z'ubukwe yarahari
twaragendanaga twirirwanaga mu mujyi tukarara amajoro mu mujyi dushaka ibintu tujya guhaha impano n'ibiki ibintu byinshi arabizi nyine nk'inshuti ye magara yari namwambariye mu bukwe abantu barebye video y'ubukwe mu murenge yarahari no mu bukwe yaramwambariye mu bakobwa abantu mutamwibuka muze gushiramo aka video ko mu bukwe matamo mubona ni inshuti ye pe rero nagira ngo tubwire nyine kuri wowe Samantha ni inshuti yawe mu buhe buryo ngewe mfite uburyo nka marene bangize marene ngo w'ifoto ariko akazi nakoze urakazi niba ngombwa uraza kubyivugira wowe mu bushuti bwawe na Samantha muri inshuti mu buhe buryo kugeza kuri uyu munsi ni ukuvuga ngo Samantha twabaye inshuti pe turi inshuti hamwe mvuga ko nta hantu ari kujya musize yego cyangwa se ngagira ahantu ajya nsize hamwe n'ubwo yenda hari kuba ari mu ntara twari kujyana ariko Samantha kugeza kuri ino saha Samantha ntabwo ari umwana mwiza pe kuko ikintu gituma mvuga yuko atari umwana mwiza hari ibiganiro maze iminsi mbona yagiye akora yego akora ibiganiro ngo uramusenyera akora ibiganiro ngo uri marene w'izina kandi pe waritanze bihagije yarabyibagiye umukobwa ngewe ku giti cyanjye kano kanya ngendere ku bintu waba baramufashije mu bukwe pe ntabwo yakagombye kuba kano kanya avuga kuri marene w'izina ese kagenda avuga ngo amutwere 10,000 nubwo utari kumuha n'igiceri cy'atanu ariko uburyo witanze byo yari kubigura ngaho cyangwa ari kubyishyura ngaho inde yari kubona ko abantu bose yabashatse akababura se nta n'uwo yari kubona umwereka mu mujyi hariho ko atarahazi guhera ku ntangiriro nge y'ibintu by'ubukwe bwiwe byose ndabizi uburyo yashatse amarene yongera ahinduranya akagufata nk'umumarene mu kwezi kumwe ibyo wakoze byari ibyo kandi byari binahagije rero kugeza kano kanya sindi kwibaza ikibazo Samantha afite ngo ndamusenyera wamusenyera se yego sha wamusenyera ntabwo byakunda yuko yaba avuga yuko umusenyera kandi ku rundi ruhande umugabo we nahindukira akavuga yuko ari ngewe uri gusenya urugo rwabo yego hano harimo urujije mu bantu mudukurikiye niyo mpamvu ibintu birimo amagambo aba menshi Samantha wowe uravuga ko ari nge nagusenyeye umugabo akavuga ko ari inshuti yawe magara yamusenyeye icyo kintu ntago nzi nimba muri ku cyumva inshuti magara yawe umugabo wawe ni umugabo muri kuvuga bitandukanye wowe uri kuvuga ko ari nge nagusenyeye hanyuma umugabo akavuga ko ari inshuti yawe magara ngo yagusenyeye inshuti magara igusenyera gute bitubwira ukuntu wamusenyeye nabyo niba ni ukuvuga ngo umugabo we akunda kuvuga kenshi cyane yuko umugore we ngo nkunda kumufata nkamurumbya uri kumva byaranamubabaje pe ngo nkamufata nkamujyana mu kabari akajya kunywa amayoga ntatahe cyangwa se yanatagataha bwije mu masaha akuze pe kandi mpamya neza ko uko ngana gutya ntago ndi mukuru nka Samantha afite imyaka mike pe ni umwana mutoya ntago tungana njye nawe ku buryo nageraho murusha ubwenge ese nimba umuntu afite urugo yubatse nkaba nta rugo afite sibyo mba nzamurusha ubwenge gute kandi ibintu yakandagiyemo ntabyo ndageramo ngewe warubatse kandi we nturubaka yego ariko ukamurusha ubwenge ariko njye nkahindukira nkamurusha ubwenge aho hantu harimo ikibazo njye niba mvuze ngo ndakarabye ndagiye umuntu nawe agakaraba ntinagusiga ndinde wo kumubuza afite umwana asize umwana abizi neza ko afite umwana afite umugabo njye ndinde wo kumusiga njye naramubwaga ntitugende ariko uzi kwibuka ko ufite umwana ahakana ko atanywa inzoga ari umurokozi kandi urumva ko mwajyanaga hehe twajyanaga mu kabari simbihakanye akanywa inzoga nkaka icyonwa nawe akaka inzoga nkaka inzoga nawe akaka indi iki kintu mu cyumve abantu abwira ngo ni umwadeperi ahora mu gatambaro kuri uko ari ikiganiro witandiye uri umusilamu se abasutse bafite ibisuka basa neza afite furesheri
ajya mu kabari agakubitamo ipantaro n'ijipo akajya mu kabari biriya bikanza abisiga mu rugo iyo agiye mu kabari ariko akabeshya ngo ni umwadeperi uyu se si inshuti ye magara yamubeshyera akanywa inzoga se ko bajyana mu kabari tureke ibyo mu mutwe wawe udafitemo ubwenge njye ntabwo nafata umutwe wawe ngo nkusaturemo nkushyiremo ubwenge udafite njye nkugira inama ukanga kwiyumva nk'inshuti yawe nta kindi nagukora njye ndakwihorera wagerageje kwimugira ariko cyane pe cyane nkamwumvisha buryo cyo basize umwana akumva ko nta kintu mubwiye umwana ari kumwe na se ibiki n'ibiki kandi abagabo uburyo bareramo abana namwe murabizi nijoro nta mugabo rero umwana arirwa n'umugore ntabwo umugabo yashobora kwita ku mwana ntabwo byakunda nk'uko umwitaho ahubwo urangira ndeba umugabo iyo arimo avuga ngo ninjye umusenyera ese uriya mugore njye ndibaza mbasenya ngo ntware uriya mugabo mbasenya ngo uriya mugore we mushyingire musaza wanjye wenda we kuko nta mugabo ufite gushaka ubushaka Gilbert wenda aho byaba byumvikana ariko njye mfite umugabo ntabwo namusenyera wa mana busha ntago rwose ibyo bintu byambaho si byakunda ni ukuri seri umuntu aba aragiye ahura n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye sibyo kandi buri muntu wese afite n'uko yarezwe nawe yabyivugira namugira inama kenshi pe nukuri kumugira inama Samantha nta muntu utarakugiriye inama nshuti yanjye ariko agaciro h'amagambo umuntu akubwiye iyo umuntu akugira inama igisubizo umusubizo urakizi ni ugutongana hano twagize imvune nyinshi mu bukwe wavuze ko ndi marene w'ifoto uyu Fifi ni inshuti yawe twari turi kumwe mu bukwe twirukankana buri munsi mu bukwe duhora mu mujyi utajya mu mujyi wenyine urabyibuka yego utajya mu mujyi wenyine kuko ngo ntago hazi ntiwamenya aho wanyuze ntiwamenya niba uri kuri floor ya mbere ntumenya niba uri kuri floor ya kabiri nta nubwo ngo yamenye ibyo agomba guhitamo ntiwanamenya n'ibyo ugura niba uyu nguyu yabaga adahari nabaga mpari navuga nti se kuhibuka wagiye kureba imyenda ngo hoya ngo marene ngo urabona ngo sinahibuka sinahamenya ngo ubu sinamenya none se ubundi iminsi yose ntabwo kabaga tumuri inyuma umuntu ungana nawe ufite umutwe ungana gutyo udashobora gusohoka ahantu ngo umenye aho waturutse tugushorera buri munsi yaba adahari nkaba mpari yaba adahari nkaba mpari ariko ngo ndi marene w'ifoto erega keza reka nkubwire kano kanya sibyo wabaye marene kirya gihe sibyo ariko kano kanya ari kumva ko nta mumaro ufite kandi urawufite menshi ukomeye sibyo namugiriye umumaro ntekereza neza yuko kano kanya agiranye ibibazo n'umugabo we ntekereza neza yuko ariwe bahamagara mbere bataguhamagara bagahamagara pare kandi mwese mukahabure umugabo tuganire ejo bundi yaravuze ngo yari afite kubera ibibazo ukuntu babanye biri mu kirere nyine umugabo yaravuze ati ngewe bino bintu nubwo ntarinzi ko byabaye yagututse gutya mwagiranye ibibazo nari mfite gahunda yo kubatumira wowe na pare na mama we tukicara tukaganira ku kibazo cye n'umugore we uwo ni Gilbert wabimbwiye yego mpura nawe na pare ejo bundi Gilbert wowe uravuga uti ngewe bino bintu bitaranabaye ejo bundi nashatse kugutumiza we marene na pare na mama we umubyara tukicara tukaganira ku rugo rwanjye nawe kuko ni ibintu bihora gutyo atari ko mba ndetse kugira ngo mbanze ndebe niba yahinduka umugabo watekereza kumpamagara kugira ngo tuganire ku kibazo cyanyu cy'urugo hari marene atazi ko ndi marene ayo matiku yose uri kuvuga umugabo arayazi ibyo bintu arabizi mwariciye muraganira uramubwira uti mfite marene w'ifoto bimeze gutya wapi ahubwo umugabo nawe bitewe n'imyumvire nawe wamushyizemo akabona ko ahubwo yari we wamusenyeye urugo mwicare basi muhuze nk'umugabo n'umugore ntabwo nzi nimba bajya baganira oya icyo nakubwira cyo nta byo kuganira pe kuko ibintu byose nk'ubu ari gukora ibiganira ari gukora agutuka agira gute umugabo we nta kintu na kimwe abiziho ntabyo abiziho yarambye ati ntabyo abaye abiziho ntabwo bino bintu byaba gusa bigaragara yuko Samantha ari ufite ijambo mu rugo umugabo nta jambo afite
babyita kuba inganzo imbere cyane kubwiza ukuri pe biragaragara yuko nta jambo na rito afite kuko abaye arifite ntabyo pe ntabwo yakora ikiganiro nka kiriya ngo agishyireho umugabo abizi neza yuko bagomba kugira gute bagomba yenda kuba baganira agomba kuba yamuganiriza urumva akavuga ngiye gukora ibi n'ibi ngiye gukora ikiganiro kuri Keza akabanza akamuganiza akagutuka kuriya n'umugabo abizi umugabo nta kintu na kimwe ababizi rero bivuze ngo umugore n'ufite ijambo mu rugo nyine nk'umugabo rero nambwiye ati ni gute ajya gukora ikiganiro akagutuka atambajije ntabizi Samantha ari iwabo i Kayonza ndabizi kuri iwanyu uyu munsi ni ku cyumweru yego wagiye ejo kuwa gatandatu wagiye kuwa gatandatu uyu munsi ariko byanze bikunze ushobora kuba kubera ibyo wumvise ushobora guhita utaha ariko ndabizi kuri iwanyu i Kayonza nimba wagiye gusigayo umwana simbizi sinshaka no kubimenya ikindi kintu ngira nkubwire ibyo bintu rwose bya Samantha pe nushaka nubitindeho uri kumva nufata umwanya ngo mve ko ugomba kubitindaho sibyo yakubwiye ko turi imanga ngira siko yakubwiye muri abatwini none se ngushyira muri groupe y'ubukwe ntabwo byibuka ndabyibuka nari nyirimo ngiye nkwihamagara nkakubwira ngo mfite ubukwe igiki niki ntabwo byibuka ndabyibuka ahubwo none ntabwo ari wabwishe Samantha nawe wishe ubukwe cyane byanyiciye ubukwe biranambabaza birandya bari bagutereye n'ivi ndabyibuka byadanje ahubwo bwapfuye buti kuko naramubaje ni se bwa bukwe bwahereye hehe bwa mushiti wawe ivi ryaratewe banza wumve ivi ryaratewe terwa ku itariki 14 z'ukwa kabiri twandikisha umurenge wari uri ku itariki 29 z'ukwa gatanu ngo mwari mukora umurenge nibwo twari gukora ibyo byose agenda binyuramo byose birangira byinshi birangira ubukwe burapfa baragutereye ivi n'itariki y'umurenge hari rwose pe abantu baratumiwe benshi ibyo byose nabirenzeho ndakomeza umusore mwaratandukanye birarangira cyane birarangira pe kubw'ibyo yari yamubwiye bidafite rimwe na kabiri nawe arankundira arabyumva nyine turatandukana aho se noneho we yaragamije iki ubwenda wasanga yaragamije nawe urwo rugo kumutwara nk'uko atwara abandi nose ntaho batwara atwara abagabo b'abandi se koko se ibyo ntabyo nzi wa mubyeyi we yego ntabyo uzi nta nubwo ari ngombwa ngo bigire ariko pe nkubwire none se wateranya umugabo n'umugore ugamije iki niba uteranyije fiancé w'umuntu ukamwicira ubukwe hari ubwo ugira ngo bigende gute nyine warakomeza akanyeka yuko ari inshuti akakomeza nyine tukabana mu buryarya ariko mbizi ko kantu karimo ndikumva nawe uri gusenyiza abandi ko ako kantu karimo none bimo birahindukira ngo ndi gusenya urugo rwe kandi naramugiriye inama mugira inama kenshi mubwira nti nyura nyura muri izi nzira kandi ntamurutana murusha ubwenge Samantha ngo ni umwana nanjye ubu ngo ndamuruta ngo ngende umuruta ese burafite burani muto cyane afite 12 ashobora kuba afite nka 15 koko se abantu murebe iriya sura ari sura ubundi urebe ugahita ubona irakuze tuguha akabibero bebe uri umwana tuguha akabibero ujye urumva uri umwana mutoya yego mukecuru isura yawe n'urwasido na menu tutuba rufite n'utw'umwana isura yawe maso wirebye ukareba isura yanjye ninde mukuru bebe ibyo kuba mukuru regasi n'ikibazo ushobora no kugira aka 40 ufite retete vide ufite mu mutwe harimo 0 kandi ufite imyaka myinshi nago hareba imyaka hareba mu mutwe niba warashatse ukabafata umwanzuro ko ugiye ubaka niba uri n'umwana kura kubera ko ufite inshingano ntabwo bigomba kuzashoboka ubuse ko utakoze ubukwe kutashatse kubera ko yabwishe arurimo se iwe se wari kuba ubukwe ndumva bwari kuba bwaranabaye ko numvaga mwari mufite gahunda ya vuba byihutirwa no mu kwa kabiri bwari kuri 29 rwose mariage ari guhita yego ubuse ko wamwiciye ubukwe ari inshuti yawe magara twini mwambaraga ibisa
umbwira ngo ngaho yigeze kumbwira ngo urateganya kwimuka ngo ariko ntiwakimuka ngo umusige. Ndavuga ni se umugabo kakorera aho ngaho kwa bana y'inzira urimura umugabo ngo ibyo ntago bindiba ngo nge ndimuka wasigare ngo nago nasiga twini wanjye. Gusa ntago nzi ikibazo afite pe nuko ishyari. Ntago kano kanya yakagombye kuba ari kukuvuga nabi, wakagombye kuba uri mu bantu ba mbere ari gushima kuri uno mwanya, ntago agombye kuba arimo avuga nabi kuriye. Hari ikiganiro twakoreye iwa cyagihe arwaye aryamye, wari uhari? Yego. Avuga ukuntu ari gushaka iki amafaranga. Yego. Bari baturanye rwose, mwari muturanye atarimuka. Icyo kiganiro twagikoze inshuti yihari. Mu kiganiro twakoze ahari ntiyabanje kunywa icyuma, niba ubyibuka. Naje nsanga ahubwo waje usanga ari kukinywa ambwira ati nabanje kwitamo kugira ngo usange ndi mu kariro, ngira ngo usange ndi mu kariro ndi mu mwuka. Ukunda kuvuga kwitamo. Naje nsanga uri kukinywa cyakora unywa kimwe ntago nk'ibyuma bibiri. Anywa icyuma kimwe agahita ibyatsi. Ntago anywa inzoga nyinshi. Ntago nkuko umugabo avuga ngo uraza umugore mu kabari, ntago anywa Amstel ngo murarana mu kabari mu. Ese wanywa ibyuma bingahe? Nese umuntu unywa icyuma kimwe yenda n'abadukurikiye baraza kutubwira muri comment. Yego. Umuntu unywa icyuma kimwe ni gute umbwira ngo nje nywa Amstel? Nimba nywa Amstel ubwo yamaramo icyuma maze Amstel. Ese twararana gute n'umuntu unywa icyuma akarara mu kabari yanyweye icyuma kimwe, avuga ko tujyana mu gitondo, umugabo avuga ko tujyana mu gitondo, tukana twiza saa 8 z'ijoro tutarataha, tukiri kumwe mu kabari. Ubwo yabanyweye ibyuma bingahe? Babyitwa ko yasize umwana. Kimwe nimba kimusindisha ubwo yanywa bibiri agataha. Nagarenza kimwe. Ntabwo kimwe kirenza. Ahubwo nibaza uburyo ndarana n'umuntu mu kabari unywa igice cy'icupa. Ubu nanjye nibyo biri kunyobera kuri no saha, kuko ahantu hose ntuye induru zaravuze ngo urugo nararusenye. Mukuvuga ko urugo narusenye, ntago narusenye ngo ngwinjiremo pe. Agamije ngo kunyicira izina ngakanyicira akazi. Ntago wowe wanyicira akazi ngo bikunde. We yashatse kuza yereka abantu isi yose ko ari umwana mwiza, ko ari umwadeperi. Abadeperi tuzi ko nyina impamvu umuntu wese ushaka kwiyoberanya avuga ko ari umwadeperi. Abadeperi tuzi ko ari abantu beza, batanywa inzoga, batuje, batari abasinzi. Nta kintu wapfa kubeshyira umwadeperi ngo umuntu apfe kucyemera. We niyo sura agitangira kuza kuri YouTube, niyo sura yajemo, ntaranamumenya ngo ari umwadeperi. Ako kantu arakagumana akajya ambwira ati sinshaka ko ari umuntu uzamenya ko anywa inzoga cyangwa ko meze gutya ameze. Tavuga ni okay, nyina guma gutyo. Ibiganiro ahantu hose yakoraga ibiganiro, murabizi ko yabaga ateze ubutambaro bw'abadeperi, ariko harimo igisuko cy'ibihumbi 20 asa neza, asutse neza, ariko nyine yihisha muri adeperi nyine. Nanjye kugira ngo nje ntago nakicira umuntu akazi. Niba we yaravuze ko ari umwadeperi mukamugirira impuhwe mukamuha amafaranga, ntago bari kugenda ngo bikore. Ntago nge nari kuza ngo mvuge ngo ngarabeshya nk'ibi ngibi yakoze. Ntago nge nabikora. Niba ukora ikintu kikakwinjije kikakugaburira, ukabeshya abantu bikakugaburira, nge ntago naza ngo mbikubuze. Ngomba gukomereza uko nagusanze. Nge nakumenye nyine ari cyo kintu washyize mu bantu. Ntago nari kuza nge ngo mvuge ngo hoya ngo reka ngushyire hanze ngo mvuge kunywa inzoga kawe. Ntago nge bindeba. Zinywe ntuzinywe, nk'ibyuma cyangwa nkwe itabi, ntago bindeba. Ntago bindeba. Icyo nakoze nge narakuretse ngendera uko nagusanze niwo murongo nagendeyeho. Ntagire umuntu uvuga ngo kuki namuhishiriye ngo kuki mvuze kanywe inzoga. Nicyo gihe nyine bibaye ngombwa ko bimenyekana. Nicyo gihe ashakiye kukuri kumenyekana. Uwo ni we Samantha. Nuwo nta wundi. Ari amakanzu yambara akitandira ngo rwose atera impuhwe. Nshuti yanjye igihe cyo gute nge nago natera abantu imwe kuko ndi umuntu mukuru. Wateye impuhwe abantu inshuro nyinshi baguha amafaranga pe. Kamera yanjye wayicaye hurya ubona amafaranga menshi pe. Ubuse kano kanya ko amafaranga tugiye dufite amafoto. Yego.
mfite amafoto menshi y'imyambarire ye yego dusohotse cyangwa se tugiye n'ahandi. izo Izo ubu tuyashyire kuri kamera. izo jipo zambaye Tuyashyire kuri kamera wambaye utuntu tw'utumini. ngo ninjye namubwiye Avuga ko kwambara nyine mini. avuga ko mu kiganiro nabyumvise ko avuga yuko ngo ari wowe ngo amubwiye ngo yambare ngo utumini ngo yambare amapantaro. Natekereje neza yuko yenda waba wabimuguriye ntabyo yari afite. Njye mfite ifoto ndi kumwe nawe twambaye amajipo bebe. Ndafite. ariko uzi kuza no kuyama Ndafite amafoto twambaye rwose corporate zisa utumini. nk'impanga Sibyo nk'abatwini. Nkuko abyi. none ngo njye ngo namubwiye ngo ajye yambara mini n'amapantaro kugira ngo nguterete Umugabo se ndiba amaguru yawe meza se ufite sama wakoze mu kabari ejo bundi ubwo ndi kugira ngo ikintu cyo kwigira umwadeperi urekeraho gusebya idini ry'abandi wakoze mu kabari we gusebya abadeperi wakoze mu kabari si yakoze mu kabari si mwakoranye ejo bundi we warampamagara urambwira ngo umbwira ukuntu umugabo wawe bumuvugaho byinshi Gilbert yaranagowe sinshaka no kubisubiramo nta gusukisha nta mafaranga aguha nta haha ni ibiki none ibyo ninjye wabibwiraga kuri telefone. Dore ikibazo kirimo naguciye mu byikuvuga reka mubwire ikibazo kirimo nk'ibyo bintu aricara akabitangaza ku bwe ku giti cye yarangiza akicara nta muntu utabizi ugasanga ari kwandikira abantu ubu message cyakora ngewe ndanakwihanije ntuzongere kunyandikira ubu message ngo nge ngo nirirwa ngo muvuga ndakuvuga ngo umembe ndakuvuga ngo abo nkubwira banyishyurira inzu bite ngo ndavuga ngo umugabo ngo ni inzererezi ngo nta kintu na kimwe ngamumariye ngo ubukwe ngo niwe wabwikoreye kandi ari wo bivuga oya ni Samantha tubwizanye ukuri aka kanya nimba ubizi aho nuye mbibwira nde aho nuye yarumva ko mbibwira nde mfite ibintu by'ishyane byo gukora mfite ibintu by'ishyane byo gutekereza ntabwo gifite umwanya wo kwirirwa ngewe mvuguriye kandi ari wo bivuga nese ubwo nabikuye ariko bajya bavuga akantu ngo n'ubundi hashwana bakundanye utarakundanye n'umuntu ntabwo mwashwana kandi ikindi ibintu byose uzi wakoze uzahembwa n'Imana nta mwana w'umuntu utegerejeho ibihembo nta muntu uguhemba dore ibihembo nibi ninde uzaguhemba araguhemba nyine kukwandagaza ibihembo nibi ubu se tubwizanyije ukuri nk'abana ari kubwira wabaye marene w'izina pe nimba bazi marene akazi abashinzwe mu bukwe sibyo nk'abantu bagiye babukora bagiye babona ba marene ibintu babashinzwe mu bukwe inshingano mbega muri make baba bafite aka kanya nde muntu wagucira urubanza ngo avuge ngo wabaye marene koko w'izina ni wowe wenyine ubizi n'umugabo we ntabyazi okay usibye ku giti cye yumva azabyumvisha abantu paka we wenyine ko yari afite marene muzima mu murenge usomubonye kuki yamwanze ngo ni umuturage hanyuma se musirimu we yaravuze ngo ni umuturage urumva nyine kandi yanamubuza kwinywera icyuma kwitama ahitamo kuvuga ngo ashaka umuntu nyine w'umusirimu usanzwe ubizi nyine amafoto azase neza uzakora ifoto nyine shoot izazigaragara ari nziza mu bukwe nabaga mfite icyuma mu ntuza ndabizi ibintu byose gena bibizi ngiye ibintu byose uko byapanzwe byose kugeza ku munota wa nyuma nari yambwiraga ati marene isakoshi yawe ntibure burgira kabaga ari agasakama ariko nabaga mfite isakoshi irimo icyuma asomaho mu kujya kwambara agakubitaho oya nimba barabibonye neza bazareba uburyo yabyinnye agahera hasi batubwire nimba yararwaye iki mu maguru batubwire ikintu yaba yararwaye erega ndi mu bantu bamuzamuye ndi mu bantu bamuzamuye rwose muri reception ndabyibutse twarabyekegeye muri namwe abafiye aramanuka ahera hasi yaheze hasi n'injye wamuzamuye ubyibuke abantu bakurikiye kino kiganiro bajye kuri channel yawe barebeho basacinga ubukwe bwa Samantha muri reception barabibona yuko yaheze hasi ndi mu bantu bamuzamuye cyane rwose ni icyuma cyamuhejeje hasi none ni iki United niyo yamuhejeje hasi cyane mwana wa oya ariko azajya yinywera jya witamo wa mugani wawe azajya yiha umugabo we yarabyemeye nta kubuza kunywa nta kubuza kujya mu kabari wagiye gukora mu kabari ukora n'ukwezi ntabwo harashizera ese wowe n'ubundi nkubaze
yamamuza kunywa icyo cyuma. Umugabo udashobora gusukisha umugore buriya hari ijambo bafite ntaryo. ubwo se utamusukisha arahaha kandi adahaha. Samantha yishyura unza amezi 3 niwe uhaha ngaho uhaha nta kintu fifi ngewe wagowe ngo ninjye usenya urugo. Ntiwita ku mugore wawe ntugira gute ngo ninjye ubikora. Ibyo byose utagira ngo ninjye ubizi. Ibyo abantu bose ibyo bintu byose yabivugaga turi mu bantu gutya pe. Imana nizaduhemba Iyo ntabwo mwijuru. tuzahembwa n'abana b'abantu. Ntabwo ukora ngo ushimwe n'umwana w'umuntu, ntabwo byashoboka. Wabyumvise? ariko nubwo utashima umuntu uraceceka basi ntuvuge ibintu nk'ibi. Buriya rero, buriya utari buhe ntago mwereka. Niba udashimye umuntu icicikere witurize mu bane mucecetse. Nk'ibi bintu yaje kumvuga, niba koko ndi marene mubi, niba narabaye marene w'ifoto, niba ntacyo namaze byibura ko kwirukanka inyuma, niba naragutwereye ibyo 10,000 gusa nta kibazo. Byibura inshuro nakwirukansa inyuma tugenda twunga mu Rwanda umugabo nazo yakagombye kubikubahira. Yego yakagombye kubikubahira nubwo baramuhaye kavuga ati marene nubwo yampaye 10 basi kuberemiye kumbera marene akankura mwese nabuze marene undi namwirukanye. Reka mwubahira iki ceceke ngo 5,000 nta nyungu irimo mu gusebanya. Nukuri ntayo. Arabikora ubu nyine abivuge pe, sibyo? Arabikora bivuge. Ariko uko abikora niko nabandi baba bari kumukora ibindi. Sama abantu buri kubwira ibi bintu ntago ari injiji n'abantu bafite ubwenge batekereza. Hari abari bugukurikire nyine bakumva ibyo uvuga, ariko hari n'abari bwanareze bakavuga bati ese koko marene yasenya urugo rw'umwana we kugira ngo atware umugabo. Wenda iyo mba ndi umukobwa ushaka kuvuga ati yakunze umugabo wanjye ariko mfite uwanjye. Ye nkuko avuga ngo ninjye urusenya. Wenda wewe ushaka urusenya ugashaka Gilbert ariko njye mfite uwanjye. Nkamushaka se koko? Ubwo nyine baba situation yose bagiye babamo ndayizi. Urabizi inshuro bagiye baserera bapfa ibintu bidafite rimwe na kabiri byose ndabizi. nta mugabo yararushye. Twaraganiriye arambwira ati njye hari igihe mba numva nasohoka nkiruka n'urugo nkarusenya. Njye wabwara akantu nigeze kuvuga ndavuga nti abagabo cyangwa se ababyeyi sibyo, abagabo cyangwa abagore babayeho ni abatubyaye. Nakunze ugakoresha ku kantu ndavuga ni abatubyaye. Nimba kera umugore bahaga umugabo akaba ari ufite ijambo mu rugo, aka kanya abagore akaba twe dufite ijambo mu rugo, si birimo ikibazo kinakomeye. Birimo ikibazo nimba utavuga ngo nkumve kandi ndi umugore wawe. Birangira ubaye igishegabo niko babyita. Si undi burasi ko ameze mu myaka 10 azaba ari cyo nakomeza. Mu myaka 10? Yego. Iyo ni myinshi. Iyo ngiye umuhaye ni myinshi. Impamvu ituma umugabo ku kwezi babana ejo bagatandukana, ku kwezi bakabana gatandukana, ntago ikibazo ari umugabo. Uri kumva icyo kintu? Gilbert aravuga ati uyu mwana ntaroga kuva mu gitondo saa 12 z'umugoroba zirageze kandi nyina nta kazi ageragirirwa mu rugo, ariko wamusubije ngo iki? Waramututse. Uramubwira ngo umukozi ni wowe umwishyura, ngo nta mukozi yishyura. Nari mpari pe. Umugabo ati do ntiwumva ukuntu ansubije duhari. Kandi ari bwo yese afata umwanzuro wo kutazongera kumushakira umukozi. Kugene wamwishyuraga ariko yese afata umwanzuro ko atazongera kumushakira umukozi. Umugabo ararakara, Gilbert ararakara. Yavuze nabi ntago avuga ibintu ngo byumve, aritotomba ararakara, imitsira rigahita yigendera. Aravuga ati uyu mugore aransuzugura. Uravuga ngo nta mukozi nyanishyura. Uyu mwana wazanyura mwishyura. Urumva? Utuka umugabo imbere yacu uravuga ngo namaze ngo ntago umukozi hano ujye umwishyura ngo ninjye wishyura umukozi ni nanjye ubashaka. Ndavuga nise kuki ushaka abakozi babana, ashaka udukozi duto kandi afite umwana mutoya. Nambwe nuzashaka ugishaka umukozi mukuru uzi kuheka umwana, kwita ku mwana. Uransubiza ngo abakozi niwo bashaka. Icyo gihe Gilbert mwarashwanye mupfuye kuko avuze ngo guhera umwana mu gitondo kuva mu gitondo ntago arakaraba. Ukibaza uri umubyeyi nta kazi ufite ntiwagiye mu kazi, umwana agiye saa 12 atarakaraba, umugabo yabikubaza ukamutuka. Wa gatanu yaje kundeba mu rugo, aturutse Kabeza aza kundeba, araza arambwira ngo uri gukora ibiganiro mutuka. Ariko nawe akora ikindi afite ibindi bintu ari kuvuga agusubiza. Uri kumva? Asiga mbwiye ko agomba kuzaguhimbira
ibintu birenze byinshi, mbega n'ibyo utakoze, mbega ubwo azajya avuga ibyo wakoze n'ibyo utakoze. yavuze ko agiye kumbeshyera ibintu Cyane. byose. Yego, abadukurikiye mutega amatwi neza, yavuze ko agomba kuzaguhimbira paka kwiciye izina, akazi kawe kagapfa. Wow. Bara- Byavuye mu kanwa kawe Samantha wowe. yarabyivugiye, naje Warabivuze. ndamusubiza ndamubwira ngo kuko mfite na message yanyandikiye, ambwira ngo ibintu ngo twaganiriye ngo byo mu biganiro ngo byanjye na Keza ngo nuko iki wabivuze. Nsubije amaso inyuma ntekereza ko nta n'umuntu nabibwiye, ariko noneho kano kanya ndabivuze kuko njye ntabwo nishimiye ibintu ari kukuvuga. Yarakabije. Nk'umuntu wamufashije mu bukwe, njye ntabwo mbyishimiye pe. Nari mari guhera kuri A kugera kuri Z, nari mari pe, byose ndabizi. Ibyagiye biba byose ndabizi. Ntabwo kano kanya yagombye kuvuga ngo azajya kubeshyera aguhimbire. Icyo gihe naramubwiye ndamusuzana, ariko wahimba wakagira buri Imana nitanga umugisha ku muntu. Nta mugisha we ngo ukeneyeho. Himba. Ntabwo uzatanga umugisha ku muntu, Imana nitanga umugisha ku muntu kuko ariyo yagize gute, yadushyize kuri iyi si. Ngereka no kumubwira nti Keza ntabwo muri mu cyiciro kimwe. Niba ari n'ubudehe haba wakagombye wowe kuvugana n'abantu muri mu cyiciro kimwe, akaba ari ubushyira hanze, ariko gushyira umuntu nk'uriya mutari kuri level imwe ni amakosa. Naguhaye 5,000 Sama. Narabimubwiye. Shaka kubyibuka, warampamagaye umbwira ngo yahukanira iwawe. Yego. Yarabimbwiye ko hari igihe yahukanye, kuko kubera kwahukana we bwo yahukanaga buri munsi sinibuka igihe. Arambwira ngo yahukanye Gilbert ngo barwanye yahise azi iwawe. Yego. Ngo ni mubare muhi 5,000 agurira umwana ibirayi. Hari mu gitondo wavuze ko nta n'ijana njya nguha, ngiyo nyatse amafaranga nka marene ngo mpita nkubwira ngo nyine ngo ngwino dukora akaganiro, bivuze ko nta mafaranga naguha utamaye ikiganiro. Uwo munsi warabimbwiye ko wimukiye kwa Fidel, kwa Fifi. Ndavuga ni nta kibazo, uburyo wabimbwiye njyewe mpagaciro bitaro ntago ari amafaranga menshi, natari 5 nge nayaguha kuko nzinzara uko iryana, nzi umwana kwicwa n'inzara uko bimeze ndabizi. Hano kanya arimo numva ko nakeneye kwera yuko amaze kurenga. Amafaranga urayafite. Hayashaka. Sinayaguhesheje se. Ntayashaka. Kamera yanjye yaguhesheje amafaranga menshi, ariko ayo ngazashirwa ugarukurire baguhandi. Urumva naguhaye 1000 hari mu gitondo, urambwira ngo umugabo ngo niba yatwaye ibiki mu nzu, ngo none nguri ari wawe ngo ariko ari gushaka tike ngo asubire iwabo. Ndavuga nti se koko urasenye, nge numvaga bidashoboka, ariko kuko muzi kuntu byikora ndavuga nubwo arambwira ngo ari gushaka tike ngo dukore ikiganiro dusaba amafaranga abone tike imujyana iwabo. Ndamubwira nti muri iyi minsi ibiganiro byose wakoze nta icyo gihe twarekara gukora ibiganiro by'umwana, nta mafaranga abantu rwose nta mafaranga bafite, ahubwo anyaka 5 ngo basi 5,000 ngo mpahire umwana. Hari ni mugoroba ambwiye ko ari wawe, numva ko Samantha atambeshye kuko yahoraga yagukana buri munsi. Yarindaga kwaka ibyo 5,000 ngo ahahire umwana, iwanjye yari yabuze ibyo arya koko. Ibyo simbizi nimba waramuhahiraga. Nafashe 5,000 kuri telefone ndabikoherereza 5,000. Ndakubwira ni mfite 5 yafati ndayakoherereza ku mazina yawe kuri nimero yawe 5 biraza. Mvuga nti umuntu yishwe n'inzara yahukanye kuko wahoraga umbwira kuntu umugabo nta kintu akumariye ari wowe uhaha. Ati ngiye nka marene. Ndavuga ni nka marene nguhaye 5 byanjye bihaye umwana wanjye ndahebye, ndabiguha urananshimira uturakoze cyane. Ati ubu ngiye guhaha. Sama byibuke neza Sama, ibuka koresha ubwongo neza wibuke. Nta message ya 5 sinanayibika, narabisibya ntago ari amafaranga naza mvuga ngo nabwo amafaranga, ariko ibyo uri kuvuga ngo nta kintu nakumariye kinini. Iyi kamera indi imbere yaguhaye amafaranga menshi, wamenyere Samantha akaza yigeze akora akazugira nako kuri YouTube usaba aba diaspora amafaranga, niko kazi kagutunze. Niyo mpamvu kamera utayivaho, niyo mpamvu itangazamakuru utari. Kubera iki uraza ugatera impuhwe ukitandira akarira ukamera utya agakumbi ishingwe hasi ari kurira. Ndababaye ndapfuye umwana iki ababibona bakaguha amafaranga bagira bakavuga ni umuntu yaragowe rwose. Yego, umugabo yarantaye, umugabo mugira imbwa, umugabo mutuka baguha amafaranga. Waranayabonye mu bukwe baguha miliyoni urayabona. Iyo uvuga ngo hari 800
ngo nakuriye amafaranga arenga 800 nayakuriye nyakuye hari n'ibindi 300 wariye hari ngo na 300 bohereje ngo bagurire umwana igikoma wowe uyakenyereraho urayarya wagisambo nabura kurya mu bukwe hari amafaranga boherezaga y'intwererano bakayanyuza handi bakayamunyuzaho nkaya ariko yambwiye ko banza mva akantu yambwiye ko afite message iyo message niyo nshaka yambwiye yuko afite message y'ibihumbi 300 by'umwana umuntu wayakohereje nawe ngo yaramuhamagaye baravugana uwo muntu wayanyoherereje ndamushaka ampamagara niba kiri yambwiye ko rwose iyo message agomba kuyishyira hanze akazayerekana yuko ari 300 kandi babyeje ngo ifashe umwana mu gihe ikiganiro kimwe gihe twagikoreye turakibuka n'igihe cy'ubukwe turakibuka mu gitangiye kiganiro nanjye nari mpari rega yego nende umugabo kubihamya nari mpari cy'umwana hanyuma se nshuti yanjye ibihumbi 800 nabikuriye biturutse he nabura kurya amafaranga y'ubukwe mu bukwe ko bariho baguhaga amafaranga nkajye kurya amafaranga y'umwana urwaye uri mu bitaro ako yambwiye ko mu bukwe ngo utabuze nka 700 waba warariye mu bukwe narayariye na yose ibihumbi 700 nariye mu bukwe kandi igihe yarabimbwiye Sama urasara wowe uriruka kubera amafaranga Samantha ubundi nyine yabaye Samantha ufite ikibazo cy'amafaranga ariko reka nkubwize ukuri ariko ngiyo uri gutera imbere ubona abanzi benshi ako kantu mujye mukibuka Samantha tuziranye kera ukwanzi we ntago ajya ava hari yego uhora hahandi noneho hari ukuntu we uba wimereye ugatekereza ko ari wowe utunze umuntu 800 tuvugishije ukuri bagutwe 800 mu bukwe ubukwe burarangira utandukana n'umugabo uraceceka ntiwabivuga none aka kanyivuze ko nakore 800 mu bukwe inshuro kuwa nshimiraga uzi inshuro wanshimiye Sama ariko uvuga ibintu unibuka ibyo wavuze ahubwo banza mbe nkubwira akantu gahari umbwira uti Keza n'umwana mwiza yarakoze kumfasha nakuriye 800 mu ubukwe burarangira uza gushima abantu bagutwerereye mu bukwe yego ko byagenze neza nyine ubwo bwagenze neza urashima nanjye uranshima inshuro wanshimye ntago naziba byasaga neza n'amafoto byasaga neza amafoto asa neza nkora ifoto Marene mwana mwiza turakomezanya bakwirukana mu nzu bishyura inzu urashima umwana ararwara urashima amafaranga narayiriye 800 none aka kanya nibwo bise kuvuga ko nakuriye 800 wajya uvuga ibintu ugatekereza n'ibintu byose wavuze nta mafaranga yigeze aza kubw'ikibazo cyawe ureke gushima hari nk'umuntu ushaka kubona kino kiganiro yenda akagira ngo ubukwe bwabaye nko mu kwa 6 ejo bundi bibaye ubukwe bwabaye mu kwa 12 ubu turi mu kwa 7 turi mu kwa 7 namwe mwumva igihe giciyeho mumbwiza ukuri neza mumbwiza ukuri neza yuko mumbwiza ukuri neza yuko uku kwezi kwa 7 aribwo yibutse ko Keza 800 ari Marene koko w'igihagararo w'ifoto cyangwa se ibyo bimbari bwabiriye ikigiye muri kuno kwezi nibwo yibutse ko namuriye 800 ayo mafaranga 800 wayaragiye umuntu akaryama agasinzira kabiri wowe Samantha ukaryama agasinzira bakuriye 10,000 nubwo cyaba ari 1,000 nubwo cyaba ari 1,000 cyo ufite ntago waryama ntago waryama ngiye mbyivugire neza ndabizi neza ko kino kigana ari buze kukireba ariko yakireba yakagira amenye ko ibintu akora bizamugaruka ko buri Marene wawe aba ameze nk'umubyeyi wawe ni umuntu uba ugomba kugira ikibazo ibintu byose ukabimubwira nese kuri no saha nimba kano kanya nimba arimo kwihenuraho yigira nkaho mutigeze mumenyana cyangwa se nta kintu kimwe baramufashije mu buzima Samantha nta muntu wigira abantu barakenerana nta muntu wigira pe ari kubara nabi afite imibare cyane imibare y'iri hasi oya myinshi iri hasi gabanya imibare yanekereje ibintu wamukoreye aka kanya akagombye kuba agushimira sibyo yagombye kuba agushimira ntago yakagiye hanze ngo abwira amahanga yose yuko nta kintu kimugeze umumarira kandi abantu bose barabibonye stress gusa n'akajagari utaba ibikibaze ibaze kujya uhamagara umugeni ngo ibyo kunywa byashize ishyura amafaranga y'ibyo kurya wowe wafashe uko bushyira ku mutwe wawe
ariko ngo niwe wabwikoreye n'ubundi ngo wikoreye ubukura niko ibyo ngibyo ni ibyawe kano n'umugabo kanya wawe avuga yuko ari njye ugenda bivuga yuko ngo yikoreye ubukwe ariko yaranabwikoreye inkwano sinjye wayijyanye se niwe wajyanye inkwano njye mvugira hanze sinjyamisha iyi nkwano ninjye wayijyanye nayijyanye muri envelope niwe wajyanye inkwano mu mukenyero wa danje noneho yanawukodesheje yewe noneho muri picnic wewe njye wayijyanye niwe wagiye gukwa twagiye turi abamama batatu n'abagabo bagira nko muri 4 gutyo kuko twagiye muri picnic y'abantu 7 nuse Gilbert ntago yarahari ntago twajyanye tujye twagiye tugiye kwirega umvise yego tugenda kwirega bahita banafata n'irembo byose tunasiga n'inkwano wowe none ninde waguhaye inkwano n'umugore ndetse kavuga ko umugabo ari imbwa nta kintu afite waba uri imbwa ukagira amafaranga yak'umugore ahubwo ni gute dukora ubukwe tukanikwa ahubwo twasabye he ubundi niyo mpamvu nzaguma uko abivuga sama uri kubyumva dore wagiye watwaye inkwano banza wumve kumenya yabyibagiwe nge nzaguma nk'uko abivuga yuko koko nkunda he hasi siko yavuze niko nzaguma nge buramena umuceri ibintu byose nkabishyira hanze ariko ninjye igihe cyo kugira ngo njye kwikwa jewe gusa yarakoze kunyicira ubukwe ibyo kwikwa yarabivuze narizi ko ntabwo narizi ko inkwano ariwe wayitwaye narayijyanye ako kantu muri kukumva mwa bantu ibyo kwikwa nabivuze mu kiganiro cyabanje abisubiyemo ni nawe watwaye inkwano ayihawe nande n'umugore niwe watanze amafaranga ngo bajye gukwa njye nari mfite envelope ebyiri ayifata remba nayo kwirega nako nayo inkwano bivuze ko nayazi inkwano ndawuza ariko sinawuvuga ntago ari ngombwa ntago nawe kumva umugore yikoye ayo yakwikwa yose n'ubwakikijana erega nari twinu byibuke nta kintu nta kintu yamishaga nawe arabizi pe ibintu byose bye byose nta na kimwe nazi umanika agati wicaye bajya kukamanura ugahaguruka ndabizi neza ko nareba kino kiganiro nawe kuri iyi nshuro ibintu wakoze wabikoze uzi ko ngo ni njyewe uri kumpima ariko birarangira wowe ubwawe uryamye hano hasi aka kanya revu ugezeho ntago yashimaho nuko tutumva abanyarwanda ariko ntago yashimaho ntago yashyiraho rwose ese wikoyanga inshuti yanjye ngira ninzi ko ari amagambo wenda yabeshyiraga umugabo wikoya ariko kwikwa ushatse washyiramo n'ijana wikoye nese wakikwa miliyoni kandi yaravuga ko byose ari biri ku mutwe niwe biri ku mutwe ngaho yisindira ajya gukina biyari arara mu kabari abantu bazajye banababarira uriya mugabo rwose ntago ibintu byo kwigura inzoga amafaranga yakoreye abizi ntabyo azi n'ukuri ntago ndi kumusabya cyangwa se ngiki niki abigenza ariko navuye ngo nge ndabazi simbazi se arakora ko yakorewe akagenda akamuhereza agashyira umugore ariko wasanga uriya mugore buriya ntiyagize gutya oya ahubwo yahiye ibyatsi sha uriya ni umuti yagize atya oya uriya ni umuti ibaze gukora umugabo ugashyira umugore yendagira ubwenge buvuga yuko tumushukira umugore ariko ntagira ubwenge bujya gutuma ajya kwirukisha ibirozi yahawe azaba afite amahirwe ibintu by'uburozi ntabwo ari ubwa mbere mbyumvise azaba afite amahirwe kuko hari ibintu ureba ukabona nubwo yaba ari musaza we cyangwa ari so mubana mu nzu yarakugize umugore ukabona ntabwo yabyihanganira ntabwo yabikora ntabwo yabyihanganira pe ibitutsi atukura mugabo kandi aramuhanye uko namufata ibi yakomeje kuzajya ubigira gute kuva ubukwe bwaba uriya mugabo yari yagaruke kuri kamera imbere ya kamera ngo avuge yarivumbeye yahise abivamo kuki yanze kuza yahise avuga ati ibyo bintu sinzabigaruka nyine kuki yanze kuza araza bagakorana ibiganiro bakabikorana amafaranga yaboneka n'undi akavuga ngo ninjye utunze urugo ahubwo wumaze iki yewe wakwemera gukomeza ukorera muri ako gasuzuguro uri umuntu uzi ubwenge bakoranaga ibiganiro umugabo agakora amafaranga murabizi ko abantu mwese mwoherezaga amafaranga mwayashyiraga kuri Samantha nta muntu wari uzi nimero y'umugabo n'umugabo we n'imfura ntiyabijyagamo ngo gatange nimero amafaranga umugore yayabona akayakoresha ibye niba ari uguhaga ariko bikitwa ko ari we wakoze akazi kandi yakoranye n'umugabo yego ati nge Samantha ntunze urugo arutunze mu mafaranga yande y'abadiaspora cyakora abadiaspora mwaramutunze pe barakoze cyane ahubwo mwaramutunze pe barakoze cyane nicyo navuga mwarakoze muri imfura
nta kazagira nako kwicara akabaririra mukamuha amafaranga. nyine batumye we Impamvu Gilbert yabivuyemo nuko amafaranga yafataga umugore kandi bakoranye kandi ibiganiro bakoranye ibiganiro byarangira n'ubundi bikarangira bigenze bite bikarangira n'ubundi avuze ko ari we utunze ari utunze urugo kandi Gilbert rero, amafaranga bayakoranye Gilbert ntazi guhangana uw'abandi abivamo. avuga make uriya mugabo nubwo anyitwara mu mutwe ngo ndamusenyera ariko Avuga make pe. Umugabo aravuga ati aho kugira abantu bajye bantuka ngo nataye umugore, amafaranga bayohereza simenye uko umugore yakoresha, nta faranga Gilbert yigeze abona. Naye avuga ngo ubukwe niwe wabwikoreye, amafaranga y'ubukwe niwe yajyagaho, niwe wamenyaga uko ajera nyine. Agahinda umugabo agira iyo asuzuguye mu rugo rwe, ukavuga ngo ukagenda ubwira abantu ngo warikoye, ukagenda ubwira abantu ko umugabo mutunze nta kazi agira ngo yakore yayanywera, arakora ariko ngo arayanywera ngo ataha saa munani byinshi. Samantha ufite udukuryo twinshi, turacyahari twinshi dukeneye no kumenya. Reka dusoze, gira ikintu cyane mubwira abantu badukurikiye bazi Samantha, hanyuma dusoze. Ikintu wumva cyanyuma wavuga wabwira abantu tugasoza. ahubwo nabanza nkamuha inama yo ku giti cye mugenera ubutumwa. icyo namubwira yige kubana n'abantu kandi ikindi mbega abantu bose kandi b'ingeri zose nakumve yuko agomba kubana n'abantu bari hejuru gusa, n'abaciriritse nabo bagomba kubana kuko abantu barakenera kandi ntago wamenya igihe ugomba kuba wakenera umuntu ntago ushaka kukimenya ngo ni ikihe. Ibintu biza bitunguranye, ukaba wagira ikibazo wa wundi wimye akaba ari we ugutabara cyangwa se akugoboka. Ikindi yige kubaha umugabo. Ni ukuri. Icyo kintu namubwira, niba ashaka kubaka, ndi umwana kuri we, yige kubaha umugabo kuko nanjye ibyo akora bintera agahinda n'ibyo arimo ntarabigeramo. nta rugero rwiza guha. Yarasezeranye pe, akora umurenge, ibintu byose arabikora bigenda neza, ariko uko byagenze yereka abantu neza ye ko mu isura ameze neza n'umugabo we, basi yihanganiye ikosore, agaciro umugabo yikosore, aha agaciro umugabo, yumva nyine yuko ari umugore mu rugo, areke kwishyira hejuru ye kuba umugabo. Umubiri ni ubusa, nta kintu kitarangira, kuko nubwo ufite ibya mirenge kano kanya, ariko utabana n'abantu nta kintu byabikumariye, nta na kimwe pe. Icyo kintu numva namugiraho inama. Ikindi kintu nanjye nakugiraho inama, nubwo uvuga ngo ntazo nakugiriye, reka nzisubire kuko n'ubundi narazivuze. Njye ndabizi neza ko nshobora kuzagukenera, njye ntago nihenura nk'uko uri kwihenura. Njye Samantha nagukenera, ibyo 5 nanjye nabikwaka, nakenera 1000 nkakikwaka, nakenera serivisi yose nkayigusaba, nagukenera ubufasha ukabuma ubishaka. Nta muntu ugera hagera ngo yumve ko afite ibirenze utakenera umuntu. Ayo mafaranga uri kuvuga wabonye y'ubuntu, buriya kenshi amafaranga y'ubuntu ntago umenya agaciro kayo. Icyo cyose ikintu kiri kukuvugisha ibi byose sha, nuko waza kwicara kuri kamera ukarera ukabona amafaranga mu gitondo. Ukumva icyo kintu? Yego. Impamvu uri kwikaraga gutya, nta kazi wigeze ukora kavunanye. Wabayeho telefone message za kuri Western, wabayeho ubona amafaranga kuri MoneyGram, wabayeho ubona kuri World Limit amafaranga utakoreye, wicaye kuri kamera ukarera bakaguha amafaranga. Ntago uzi gukora, ntago uzi akazi, ntago uzi kuvunikira twebwe tuba twavunitse inshuti yanjye. Ibyo 5 uvuga ngo nguha mba nabikuye he? Mba nabikoreye kugira ngo mbiguhereze wicara uvuge ejo ubona ndi. Ese kuvuga ngo nguha 5 wowe nyumukura mangahe? Bakoherereza ngahe? 5 nguha ubonamo 100,000. Yego. Rero ikintu kirimo ikintu cyakwishe mu mutwe, impamvu wumva ikintu cy'amafaranga ugasara, wamenyereye amafaranga y'ubuntu y'ubusa utakoze. Kuryama bugacya nkaguha message ni Sama, reba kuri WhatsApp nkohereje message y'amafaranga umuntu yohereje 200 cyangwa amafaranga ayari yo yose, uryamye uri mu butaranabyuka.
ayo mafaranga ukayakoresha icyo ushaka. Twebwe turabyuka tukavunika tukajya gushakisha, niba ari iki kiganiro nka kwishyura ukakimpa mba nakwishyuye si icy'ubuntu, wagize neza kuvuga ko n'ibyo 5 mbiguha nkahomba cyangwa nkunguka. Wowe ikiganiro twakoranye bakaguhamo amafaranga arenze bya 5 naguhaye y'ubuntu, utavuye mu nzu yawe wicaye, aho utagira umurengwe ni hehe, aho utavuga ko amafaranga nayariye ni hehe, kuyabona wicaye. Twe tuba twasaza, abantu bariruka mu Kigali bashakisha akazi, wowe akazi kawe nako kwicara ugatera imwe bakaguha amafaranga. Abantu bakumenye, abantu mwumvise ibiganiro, uwo niwe Samantha, uwo niwe nabereye Marene, ibi nibyo anyituye, niwe wanyawe, uyu niwe nabereye Marene, iyi niyo nyiturano ya Samantha. Uwo niwe Samantha, ntazongere kuza yitandiye, nushake kwitandira ubyihorere, nushake wambara uko utuye wambara, banakuraho n'ubundi byarangiye. Abaguha amafaranga akomeze bayaguhe, n'ubundi mwishusha arimo afite ubungubu, areke kwiyoberanya. Byano kwiyoberanya, nukwiyoberanya. Hari amafoto wambaye mini, turaza kuza kuyashyiraho uri kumwe na twini wawe, twini wasenyeye wiciye ubukwe inshuti yanjye. Rero icara wiga akazi. Niba wakoze mu kabari ukwezi kumwe barakwirukana, wazize iki? Urakizi icyo wazize? Yego, umugabo adashaka kujya mu kabari uranga ukajyamo ngo nta kintu akumariye, ngo ushaka amafaranga yo gusoka nayagusiga inzara. ADPR utera inzara usiga inzara inshuti yanjye. Icara ushaka akazi, niba arako mu kabari ugakore akazi, niba ari business yicara uyikurureke gusabiriza. Kano kanyakireka kabararake kuko nta muntu wamuha akazi. Dore umusereveri wa sereveri Samantha, mu kabari bambara iki? Bambara mini. Wakora mu kabari wambaye zirangutiye na zirashariya, mu kabari itegeko wambara mini n'umupira wanditseho izina ry'akabari. Niko se mada wakoraga mu kabari wambaye iki? Simwari bamugamuri kumwe bagambaye zirashariya? Oya, twakoranye se twarakoranye, wabaga wambaye ijipo ukanifotoza ariko ugafata hejuru gusa ntufate hasi. Izo mfundiko kazere ayo maguru yawe ukayerekana uvuga ngo ninjye nakubwiye ngo yagaragaze. Yego, rero ibyo byose wagiye ubeshye abantu bihanagure, wicara uvuga uti ndi umugore w'umugabo, reka nshaka akazi nkore k'amaboko, nkoresha ubwonko, nshaka akazi, ndeke gutungwa n'iby'ubuntu. Iby'ubuntu bitera toroma. Niyo mpamvu wumva amafaranga n'umuntu aguteranya, n'umuntu avuze amafaranga ugasara kubera ko wamenyereye kurya iby'ubuntu wicaye. Ubu ngubu byararangiye. Nimba bukigiye yabaraciye kuri kamera yawe igihe kinini kitari gito, yaciye kuri kamera yawe akaba yarabibonyemo amafaranga, sibyo? Aka kanya akaba nta kintu cyo gukora afite, nta business yashinzemo, nta business runaka afite. Yabonaga message akanyerekana, dore ati dore amafaranga, sebikubwiraga manga yanjye, dore amafaranga yaje, nkategeza kananguramo n'agapeti nkabibura, akayakoresha yose akayamara ibyo atazi, simenye ngo yakoresheje iki, sibyo? Aka kanya hagombye kuba yicaye byibura nko muri alimentation, nubwo yaba idakabije ariko keza gasa neza kiwe, avuga nti ni business yanjye. Byibura aba diaspora nabakuyemo iki, ariko wabakuyemo iki? Icyuma. Bakuyemo icyuma cyonyine. Kano kanya arumva ko yihagije. Weje bundi uraje ukora ikiganiro ngo bagize gute, sinzongeye gukora nawe ikiganiro cyakoze. Ushaka kandi ubikora, ariko reka nkubwire ibyo gutera impuhwe rekera. Aka kanya arumva yihagije, arihagije, ntago bishoboka. Na ninshi utakeneye, nta muntu numwe kuri isi ujya wihaza ngo bibeho. Ejo namara kubura za resave dazamenya agaciro kawe. Ibavire save yemvugisha ukuri, azamenya agaciro kawe. Twajyaga dushwana mbere dupfuye ibintu bw'amafuti, namvugisha nanjye simuvugisha, hashira nk'ukwezi yakennye ngo mare, iyo yagira ngo ansabe ikintu yanyitaga Marene, nanaseka ngavuga ni dore umuntu nyise Marene, ngo mare, ngo none se ngo dukora kaye kantu ngo kubukene bunyishe. Urabyibuka Sama? Iyo wagiraga ikintu ushaka kunsaba nitwaga Marene, mare none se kubukene bunyishe dukora kaye kantu. Ubwo ndibaza wamara kubona amafaranga bikagenda bite, tugashwana. Ko yavuze ko urumva mu kiganiro yavuze ko kagomba kuzajya himba inkuru. Yego, sibyo? Ngo ubitubwire wa mugani, wavuze ko ibintu byose nkura ari prank.
nta kintu Nicyo nkora ushaka kiri kumenya. cyanyacyo. nawe ibyo yakoraga byose ibi bintu byose ibiganiro byose yagiye Twakoranye. acishaho byose mwakoranye kuko byari puraka ngo n'abadukurikiye babimenye byari puraka Erura niba uvuga ko ibintu byose nkora ari byo mba nateguye ngo mba nabiteguye. yego atubwire nimba koko Noneho nawe n'ibyo inshuro yakoraga yego. byari puraka Ibyo wak- aze yandike muri comment cyangwa se akore ikiganiro yemeze buryo ki ibintu byose yakoreye kuri channel yawe ari prank byari nta na prank. kimwe cyanyacyo cyabayeho. yego atubwize ukuri pe guhera kuri A kugera kuri Z atubwire Abantu- neza nimba ibyo bintu zari puraka ubwo noneho amenye ngo nawe ubuzima bwawe bwose ibyo wakoze byose nawe ni prank n'ubukwe ni prank. avuga ko ubukwe butabaye Nta bukwe nta kintu bwabaye, cyabaye, nta birori nyine byose byabaye. byari puraka tuvuge ko n'abantu twari twambaye yari yatujyanye muri Hari shuri n'ikiganiro nshaka Abitubwire. tutashyizeho nshaka kuzashyiraho muri iyi minsi twagiye gukora iki kwiyerekana bya biro twakoze nyuma tukajya iwabo Kayonza guca mu irembo guca mu irembo twagiye guca mu irembo iyo video ndayifite wambujije kuyishyiraho irahari mbese wari kwishyiraho gute kandi yaravuga ko yatandukanye kubera ko n'umugabo? wowe wavugaga ko watandukanye n'umugabo umugabo yagiye muri Kenya wowe ngo wajya sha icyo gihe yavuze ko icyo gihe ngo umugabo yamutaye yagiye kuba muri Kenya ari bwavugaga ko banamwibye aribwo banakwibaga kugira ngo ubone amafaranga. Twagiye guca mu irembo umugabo wawe arahari iyo video ndayifite ariko kubera ko wakoraga ibiganiro uvuga ko watandukanye n'umugabo ntabwo iyo video twayishyizeho ariko irahari. Uri kumva icyo kintu warambwiye ngo kuki n'ibiganiro uvuga ko watandukanye n'umugabo kugira ngo ubone amafaranga niko wavugaga. None nidushyiraho iyo video abantu turababwira ngo iki kandi koko nanjye numva nibyo. Urambwira uti byaba binyubikiye imbehe kandi abantu bashaka kunyihera amafaranga. Umbwira abantu ngo bashaka kukuhera amafaranga kuko umugabo yagutaye. Mbona n'ikira icyo kiganiro wa mugani barabona ko umugabo hari mu bana. Kirabitse cyari kibitse ntacyo twashyizeho. Nge ntago nshobora gukora ikintu wambujije. Ikintu cyakubikira imbehe sinagikora. Uburi Kayonza usutse igisuko cyiza. Umwana wamushyizeho udututa. Ejo abundi ijya cya gisuko bakita ngo iki? Bya bisuko bigezweho bigera ku kibuno. Babyita Rihanna babyita ngo iki? Beyonce. Babyita ngo iki? ntabwo mbizi ntabwo nyaswa Ibisuko bigezweho birebire. Uri kumva? Wagikubise ku mutwe ejo abundi wagiye iwanyu. Usa neza. Ejo nukora ikiganiro uzahambira. Yego ibisuko kuko ari birebire uzabihambira ushyiremo agatambaro wigira umukene. Usabe kandi ufite igisuko cy'ibihumbi 20. oya keshi na keshi buriya Uzambabarira deperi muzima. Nukora ikiganiro ndabizi uri bukora ikiganiro. Sushyiremo igitambaro barebe igisuko usutse. Yego. Usutse igisuko cyiza. Wagisutse ejo bundi cy'ibihumbi 25. Nukora ikiganiro ntushyiremo igitambaro. Umwadeperi ukora ikiganiro nta gitambaro uteze igisuko kigaragara amafaranga tuyarebe. Amafaranga uba ufite aba diaspora baguha. Uyagaragaze none kuri inshu. sindi twinise gusa mvugisha ukuri Mvugisha ukuri. mvuga icyo gisuko aho yagisutse Uri twini vugisha. banza wumve banza mbakanu gahari umvugisha ukuri mvuga icyo gisuko aho yagisutse uyu munsi yagiye kucyerekana. Babarira ukivuge. oya reka tubyihorere reka tureke kumena byose mana Wambabare ukakivuga. oya reka ndeke kumena byose basi mubabarire oya reka muzigamire nejo ni umunsi oya nejo ni umunsi Wambabare ukatubwira igisuko. ndabizi neza yuko nabona iki kiganiro arazambaye amashashi wumvise arazacanye utazima aranywa nuze bye arazacanye utazima Mbabarira. muzigame oya muzigame nibyo muzazimisha umurari bucane ariko urazigamiye iki ko ibyo kuzimisha Araza turabifite kuzimya. tubwira igisuko mana yanjye walayi kandi yari yarakuborotse se yaramborotse arongera araguhamagara yari yaramborotse baza wumve yari yaramborotse kandi ari mpamvu yo kugira ngo avugane na twini utagira amafaranga ariko ndagira ngo mumenyeshe kano kanya nanjye ntiyashimaho ntabwo byakunda si byose naje kuri kamera ndaciriritse nambaye ijipo nambaye akurusha umupira amafaranga ariko nitayemo nawe akitamaho nakwinjira ntabwo yahinjira by the way azajye kukana gatekerezaho
sibyo azijye ukanagatekerezaho nakubwira ngo wabaye marene ngo w'ifoto tuzarebe uzamugira marene azamukura he hawe dore marene we yararindiriye kuba marene mu bukwe bwanjye we witonde niwe wari marene njyewe ariko wari njyewe njye nkamugira marene nari kukureba nkakugirira impuhwe cyakoze dore marene reka mutangariza amakuru marene wanjye ari mu mujyi hagati i Huye yitwa Florence arimba muri korali niwe wari kuba marene niwe wari kuba marene umubyeyi ufite amafaranga wubaha Imana apana inzererezi dore marene wari ufite ariko ari baramurebaga yarambwira ngo kugura amajyambere yarabwishe bebe yarabwishe yamaze kubwica marene yishe ubukwe ko numva nawe yari marene akica ubukwe marene wanjye uraba marene wanjye nanjye yambwiraga ko ari we marene wawe umuryango w'iwacu urakubiye azayumva atuje nakenera kumenya azaze mutembereze mujyaneyo kandi n'imyitwarire mba afite sibyo cyangwa se n'ubuzima mbayeho byinshi cyane arabizi si ngombwa ngo sakuze arabizi twabaye inshuti tuba inshuti mucenga nakakibuke njye mvuka Iruware ntabwo mvuka i Kayonza abimenye yego afite byinshi yavuze haba kuba twakundanye haba kuba iki afite byinshi cyane yababwiye uwabyumvise yarabyumvise arabyumvise utarabyumvishije yaratuje aza agaciro kanjye sibyo ibyo yakora byose yaba indaya yaba igiki yaba yo nkabayo shamana uwangura ntago yamugura wowe uragurika uwangura ntago yamugura ntago yamugura nta mwana wacu uvuka iwacu asakuriye ako niko kandi sama wishinga intuza yundi yawe igakora iki hoya uri guca uwo mugani nabi baravuga ngo wikanira umugisha wundi ukanyibuye wowe apo tayari wikanira umugisha wundi ukanyibuye abyumve neza abyiteho niba atazi gusesengura imigani abaza abakuru bagusesengurira kuri iyi nshuro nutaza n'ibiraza n'isara bwaye aricara akavuga ko ngo ukoresha abantu basinze yego ndi muzima naguhaye inzoga ndi muzima nta nzoga nanyweye nawe aranzi nayinyweye uri muzima nta nzoga wanyweye nawe aranzi nayinyweye pe bivuze ko nawe twakoranaga yanyweye icyo nicyo cyiza gihari ubwo yabaga yasinze ubwo nawe wabaga wasinze ese yamenya gute yuko ukoresha abantu basinze atarabanzaga agasinda wowe utarabanzaga ugasinda ukitamo icyuma mwana wanjye umwana wawe marene w'ifoto ese ko nabaye marene mubi we wabaye umwana mwiza njye mbizi neza yuko hari abantu bari buze gutera komedi kuri kino kiganiro nabaye marene mubi yego nta nama nakugiriye nagufashe nabi nta mafaranga naguhaye nakuriye amafaranga wowe wabaye umwana mwiza kuri njye yego basi ngo mvuge njye nabaye mubi wowe uba mwiza wowe wambereye umwana mwiza niwe wa mbere ku isi kuva nabawe yanteye umwaka yarankasiriye nta n'umuntu wakongera kuza kuba marene yarawuguhaye pe nukuri uretse ko ntazongera no kubyemera kuko ndabibonye yarawuguhaye nukuri reka dusoreze hano yego reka tugusigire nawe ibyo uri buvuge aracana utazima ndabizi ubu mu mutwe ugiye gushyuha none urakubitamo icumu urakora ikiganiro ariko ikintu ngusabye icyo gisuko ntugihishe inshuti yanjye uri umwadeperi uri umwadeperi wararahiye uhora n'agatambaro icyo gisuko washyizeho ntugihishe njye bitewe n'ukuntu nkizi kingana ntabwo wategamo igitambaro ngo anagiteze kiba kibyimye biraza kuba bibyimbye buri muntu wese n'undi arabibona turebe umwadeperi usuka igisuko kireshya gutyo turebe umukene birukanye mu nzu igisuko cy'ibihumbi 20 mada oya turaza gushyiraho udufoto afite icyo gisuko turaza gushyiraho ifoto urafite se kwinjira kuri TikTok ahora postinga kadusoreza hano naho ubutaha